Nshuti muvandimwe mwene data dusangiye amahoro dukomora mu mwami Yesu Kristo, nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya mwiza twiga ijambo ry'Imana, aho turimo kwigana igitabo cy'umugenzi. Reka nkwibutse yuko tugeze ku cyigisho cya 21, turi kuri volume ya mbere y'igitabo cy'umugenzi, kandi Imana yagiye ibana natwe kandi n'ubu iracyari kumwe natwe. Icyigisho rero cya 21 gifite insanganyamatsiko ivuga ngo Ntabwenge na Nizerabuhoro. Ntabwenge na Nizerabuhoro ni icyigisho cya 21. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kugushimira urukundo rwawe, imbaraga zawe, twongeye kugushimira ikiganza cyawe, twongeye kugushimira ijwi ryawe ryiza riduhumuriza mu bihe bitandukanye, kandi twongeye kugushimira yuko hirya y'ikirere kijimye ubushobozi bwawe bushobora gutuma izuba ryongera kurasa, abana bawe bakanezezwa no kubaho, abana bawe bakanezezwa no guhamagarwa nawe, abana bawe bakanezezwa nuko nubwo baciye mu ntambara nyinshi ushobora kubahumuriza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Witeguye rero kuturwanirira intambara irenze iyo umwana w'umuntu yaturwanirira. Witeguye gufata ibirenge byacu ukabishyira ahumutse kugira ngo tubashe gukomeza urugendo. Witeguye kandi witeka kuduha amabuye y'igiciro kugira ngo atubashishe gukomeza urugendo. Reka muri uyu mwanya ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe rero utwongerere kwizera kandi uduhe kwizera, uduhe imbaraga, uduhe ubwenge kugira ngo uru rugendo turugendemo nk'abanyabwenge. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, reka turebe incamake y'iki gice cya 21, aho tugeze kuri paje y'121 muri iki gitabo cy'umugenzi. Ariko mbere yabyo reka tubanze dusome amasomo yo muri Bibiliya ageze muri 3. Isomo rya mbere murebe Yobu 22:2. Yobu 22:2. Bibiliya iravuga ngo mbese umuntu yabasha kugira icyo amarira Imana? Ni ukuri umunyabwenge agira icyo yimarira ubwe. Mbese ishobora byose inezezwa n'ukuri umukiranutsi, cyangwa se gutunganya inzira zawe hari icyo biyunguye? Iri somo riratwereka yuko umunyabwenge agira icyo yimarira. Kubw'ibyo rero ubwenge ni bwiza. Iyo umuntu abuze ubwenge bukomoka ku Mana yitwa ntabwenge. Kubw'ibyo rero ni intambara, ni urugamba abantu bakwiye kurwana kugira ngo badahinduka ba ntabwenge. Yakobo 1:5. Bibiliya iravuga ngo ariko niba hariho umuntu muri mwe ubuze ubwenge, abusabe Imana iha abantu bose itimana, itishama, kandi azabuhabwa. Ariko rero asabe yizeye, ari ntacyo ashidikanya, kuko ushidikanya ameze nk'umuraba wo mu nyanja ujyanwa n'umuyaga ushushubikanywa. Umeze atyo ye kwibwira ko azagira icyo ahabwa n'Umwami Imana, kuko umuntu w'imitima ibiri anamuka mu nzira ze zose. Mu magambo make, muri twebwe niharamuka hari umuntu ubuze ubwenge mu bigendanye no gusanga Imana, mu bigendanye no gushaka imbabazi zayo, mu bigendanye no kugira ngo Imana igire umurimo ikora muri we, mu bigendanye no kugira ngo agire ibyo asobanukirwa, akwiye kubisaba Imana, kuko Imana niyo iha abantu bose. Kuko ntabwo ari byiza kugenda muri uru rugendo umuntu adafite ubwenge, kuko tubonye hejuru y'uko ubwenge bugira icyo bumarira nyirabwo, kandi Bibiliya nayo irabisobanura. Ese bite bya Nizerabuhoro? Muri Matayo 6:25 Yesu yagaragaje umusaruro ukomoka ku kwizera guke, kwizera buhoro cyangwa kwizera guke. Icya mbere ngiki mu Matayo 6:25. Matayo 6:25 Bibiliya iravuga ngo iki? Nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki, cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, n'umubiri nturuta imyambaro? Nshuti yanjye, iri somo riratwereka ibintu bibiri biruta ibindi mu buzima. Mu by'ukuri abantu benshi bafite intambara barwana zitandukanye bitewe n'inzego z'ubuzima barimo, ubushobozi bafite, cyangwa se aho bavukiye, uko barwana n'ubuzima, amashuri yabo n'ibindi. Ariko hari ibintu bibiri abantu ku isi, umurongo Imana yaciye abantu bagomba guhuriraho. Icya mbere, tugomba guhurira yuko ubugingo bw'umuntu buruta ibyo kurya, tugaharanira iby'ubugingo cyane. Ariko nanone tugomba kwibuka yuko uyu mubiri
umubiri Imana yaduhaye ari wo uruta imyambaro. Kenshi na kenshi turwana intambara zo kubona ibyo kurya, turwana intambara zo kubona ibyo twambara, ariko tukibuka yuko Imana iturwanira intambara y'ubugingo n'intambara y'umubiri kugira ngo imibiri yacu igire amagara mazima. 26, nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bukajugunywa mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera guke mwe. Kwizera guke niko gutuma umuntu ahiga ibyo kurya kuruta uko ahiga ubugingo. Kwizera guke niko gutuma umuntu ahiga imyambaro aho kugira ngo yite cyane ku nama zo kugira amagara mazima n'ubuzima. Yesu arangije ati nuko rero ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Ariko Yesu akomeza avuga ngo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Nshuti zanjye, abejo bazatekereza iby'ejo, buri munsi wose uba ufite ibigeragezo byawo, uba ufite ibiri bugora umuntu byose, ariko jya usaba Imana ikurinde kuba wasakirana n'umunsi uwo ari wo wose ufite kwizera guke, kuko imbere yawe hari ibintu ukeneye kurya, ukeneye kunywa, ukeneye kwambara, ndetse hari n'ibindi byinshi ukeneye. Ariko ukeneye kumenya yuko kwizera ubwako gufite ubushobozi kuri ibi bintu ushaka. Rero igihe turimo dufite kwizera guke, byakunda duhura n'akaga. Tugiye kuganira rero ibigendanye n'umugabo witwa Ntabwenge ndetse n'umugabo witwa Nizerabuhoro. Ariko Ntabwenge we turi buganire ibye gakeya, kuko umusozo we tutari bubone. Umusozo we tuzongera tuwubone mu kindi cyigisho. Iki gitabo kuri iyi paje baranditse ngo ndota, ndasinzira ndongera ndota mbona babagenzi bamanuka ya misozi, ubwo ni mu Kristo na byiringiro, baca mu nzira ijya mu rurembo rwo mu ijuru hasi y'iyo misozi ibumoso. Nshuti yanjye, hongeye kugaruka ijambo ngo ibumoso. Ibumoso baba bagiye kutwereka ikintu kitari cyiza. Hasi y'iyo misozi ibumoso bw'inzira yabo hari igihugu cyitwa Nyirandabizi. Mbega igihugu kibi! Nyirandabizi, igihugu kigoranye. Abakirimo ntibagirwa inama, abakirimo bumva ibintu byose babizi, bumva barageze iyo bajya. Yewe ntiwabaririmbira, ntiwababwiriza. Aba bantu bari muri iki gihugu cyitwa Nyirandabizi ntiwagira ikintu umwigisha, kuko arakubwira ati byose ibi bintu nta gishyashya kiriho, ibintu byose tubimazemo igihe, ibintu byose twarabyize. Kuri uyu musozi, kuri iki gihugu cyitwa Nyirandabizi, muri icyo gihugu haturutse umuntu, haturutse inzira y'ikigorogoro ihuye n'inzira abo bagenzi bacagamo. Mu mayira abiri bahahurira n'umusore uturutse muri icyo gihugu, kandi uwo musore yitwaga Ntabwenge. Mu magambo make, Ntabwenge aturutse mu gihugu cyitwa Nyirandabizi, kandi yari ahagaze mu mayira abiri. Mukristo aramuramutsa, aramubwira ati urava he ukajya he? Nshuti zanjye, muri uru rugendo uzirinde kuba waba ururimo utazi aho wavuye ngo umenye n'aho ujya. Ni ibintu bibiri. Nubwo waba utazi neza aho ugeze, ariko byibuze ukwiye kumenya aho wavuye ukamenya n'aho ujya. Mukristo arangije aramubaza atari ko se koko uzinjira muri rwa rurembo nta kibazo uzagira? Ntabwenge arangije aramubwira ati ngewe ururembo nzarwinjiramo nk'uko n'abandi barwinjiramo. Mukristo ati se uzerekana iki? Ko hari ibintu bya ngombwa wagombaga kuba ufite, uzerekana iki mbere na mbere kugira ngo winjire? Uyu mugabo witwa Ntabwenge yatanze ibintu 7 bihanitse, yatanze ibintu 7 bikomeye, ariko ibi bintu 7 ntabwo byamubujije kwitwa Ntabwenge. Nshuti zanjye, nawe ushobora kuba ufite ibi bintu 7 ariko ukaba
ukaba uri nta bwenge. Gusa nanone amahirwe isezerano ry'Imana, mwibuka amasomo abiri twabanje yerekana yuko umuntu ubuze ubwenge abusaba Imana, kuko Imana yiteguye kubumuha. Kuko ni akaga gukora uru rugendo rw'Imana ukava mu Egiputa ujya i Kanani, ukava mu byaha ujya mu gakiza, ukava muri iyi si werekera mu bugingo buhoraho muri Kanani yo mu ijuru. Udafite ubwenge ntushobora kuzatera intambwe. Ibintu birindwi rero yatondetse nta bwenge. Icya mbere, nzi ibyo umwami akunda. Azi ibyo umwami akunda, ariko kumenya ibyo umwami akunda bitandukanye no gukora ibyo umwami ashaka. Nshuti zanjye, abantu benshi, abanyamadini benshi bazi ibyo umwami akunda. Umwami w'ururembo njyamo akunda ibi, akunda umuntu uteye gutya, akunda ibimeze gutya. Ariko Yesu yavuze ngo iki muri Matayo igice cya 7? Matayo igice cya 7, Yesu yavuze amagambo akomeye uyu munsi abantu bakwiye guha agaciro. Nshuti zanjye, ibi ni ibintu dukwiye kumenya. Matayo 7:21, umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Nshuti zanjye, kumenya ibyo Imana ikunda, ibyo n'abapagani barabizi. Barabizi ko Imana ikunda abantu bakundana, barabizi ko Imana ikunda abantu. Ariko najya mbabwire ngo gukora ibyo umwami wacu ashaka nicyo kintu cy'ingenzi cyane, nicyo kintu cy'ingenzi cyane dukwiye kwitaho. Icya kabiri yavuze yuko agira ingeso nziza, aragerageza. Ingeso nziza ni nziza, ariko najya mbabwire ngo ingeso nziza ntago zishobora guha umuntu ubwenge. Kandi kugira ingeso nziza udafite ubwenge bukomoka ku Mana, izo ngeso nziza ntacyo ziba zimaze, kuko n'ubundi vuba gatoya uzangishirisha ibyo ukora. Icya gatatu yavuze yuko yishyura uwabereye mu mwenda. Nshuti zanjye, muzasanga niba hari ahantu hasigaye ubwambuzi ni mu nsengero, niba hari ahantu hasigaye ubwambuzi ni mu bantu bitwa ngo ni abarokore, niba hari ahantu hasigaye ubwambuzi ni mu bantu twita ngo ni bene data. Niba ushaka kugabanya umubare w'abantu mwagendanaga uzabaguriza amafaranga, uzasanga abo bantu batongeye kugaruka. Ariko nshuti zanjye, uyu mugabo nubwo yitwa nta bwenge afite ibimenyetso by'ibintu byatunaniye. Nshuti zanjye, ingeso nziza wenda twakwibombarika, ariko ni bangahe bateze amatwi iki cyigisho barimo amadeni y'abandi ku buryo uca mu nzira wakubitana n'umuntu ugahindura inzira cyangwa ugatega moto bitari ngombwa? Ibi rero birababaje cyane. Nta bwenge yishyuye amadeni. Ikindi, nta bwenge arasenga, yavuze ko asenga. Nubwo atagaragaje uburyo asenga, Imana gusenga abantu bose baraza bagasenga, ariko Imana ikeneye abayisenga mu mwuka no mu kuri. Yohana 6:63, amagambo mbabwira niyo mwuka kandi niyo bugingo. Gusenga mu mwuka ni ugusoma ibyanditswe byera kandi bikagukoreramo, imibereho yawe n'umutimanama wawe ukutera bigahuza n'iki ijambo ry'Imana rivuga. Yakomeje avuga yuko yiyiriza ubusa. Abantu benshi kwiyiriza ubusa babifata nk'ibintu by'ubwesikoro. Abantu benshi ntago baramenya agaciro ko kwiyiriza ubusa, ariko nanone Satani iki kintu cyo kwiyiriza ubusa aracyanga. Bamwe kwiyiriza ubusa babibonyemo inzira yo gushaka Imana kugira ngo Imana ihindure ibyo yavugiye mu ijambo ryayo. Abandi kwiyiriza ubusa ni imibare, abandi kwiyiriza ubusa ni ukugira ngo babyereke abantu. Ni abantu bake cyane biyiriza ubusa kugira ngo imibiri yabo ihuguke, ibitekerezo byabo bibashe gusabana n'Imana. Yakomeje avuga yuko atanga 1/10. Muri no minsi imbibi z'amadini n'imikorere yazo bisa naho birimo kugenda bigira ibibazo, kuko systeme y'isi irashaka gufunga ifaranga, kandi byanga byakunda vuba bidatinze isi igiye kudutoza uburyo dukwiye kugumana amafaranga kugeza ubwo bazanatwigisha kudatanga 10. Hari igihe kizagera no gutanga amaturo, isi bitwereke yuko ari byo bituma tubimbwa, ari byo bituma dukena. Ariko nshuti yanjye, 1/10 n'amaturo byanditse mu byanditswe byera. Ibi ni ibintu dukwiye kwigisha, ni ibintu dukwiye kwiga, ni ibintu dukwiye gutoza abantu. Kandi nagira mbabwire ngo uyu murimo ntushobora gutera imbere ibi bintu bidakozwe. Nta bwenge rero atanga 1/10. Nshuti zanjye, dufite abantu benshi bataragera ku rwego rwo gutanga 1/10 n'amaturo. Nta bwenge arabitanga, ariko ikibazo kubera yuko nta bwenge bw'Imana afite, n'ubundi 1/10 nacyo ashobora kuba agitanga ku mpamvu zipfuye. Ariko si uko 1/10 ari kibi, ahubwo warimo aragitanga ku mpamvu zipfuye zihuje n'ubwenge buke bwe. Nta bwenge kandi yasize igihugu cy'iwabo kugira ngo ajye mu kindi gihugu. Yasize igihugu cy'iwabo, ariko se nubwo yagisize imico yakirangaga yarayitaye.
nshuti zanjye nagira mbabwire ngo umuntu ashobora kukuratira yuko yavuye mu bupagani, akakubwira imyaka imaze avuye mu byaha n'iki, akakubwira yuko yavuye mu bapagani ndetse yaje mu bakirisitu, ashobora kukwereka yuko ari umupenikoti mwiza, asenga muri Zion Temple Restoration Church, agasengera mu madini runaka akomeye, akaza agasengera mu badivantiste, akaba asengera hehe, ariko mu by'ukuri inshuti yanjye kuva mu gihugu runaka ujya mu kindi, nta ibyo ngibyo ntacyo bivuze. Igifite icyo kivuze cyane ni uko imico ya cya gihugu wayanze urunuka, ukaba nubwo uri mu rugendo wifuza yuko imico y'igihugu ujyamo yatangira kukubamo ukiri mu rugendo. Rero uretse ibingibi kandi Mukristo amaze kuganira na Ntabwenge amaze kumwereka ibi, Mukristo yamweretse imbogamizi zikomeye. Yaramubwiye ati ariko nubwo umbwiye ibyo bintu ndacyafite impungenge, ese koko uzakirwa? Ubu nta kibazo uzagira nugera ku marembo? Ikibazo cya mbere ngufiteho kutigeze winjira mu irembo rirasukirwaho, ntushobora kuzahura n'ibibazo ku musozo w'urugendo, wagombaga kubikora hakiri kare. Icya kabiri, ko waciye mu nzira y'ikigorogoro, iyi nzira ukayicamo, twe tukaba twaraciye mu nzira zigiye zigoranye, tukaba twaragiye duca mu nzira, hakaba ibyo twahabonye, hari ibyo twigishijwe, hari ibyo yewe ndagira nkubwire iyi nzira wayiciyemo kuko ikorohereza, ariko mfite amakenga. Icya gatatu, ku munsi w'urubanza, mu gihe tuzaba turimo gucirwa urubanza, abatsinze bagomba kuzinjizwa, mfite ubwoba yuko urubanza ruzagutsinda ntubashe kwinjira. Ikindi kandi ushobora kuba uyu munsi wa none witwa umugenzi, nibyo, ariko Yohana igice cya 10:1, mfite ubwoba yuko iryo somo rizagushinja yuko uri umujura n'umunyazi. Ntabwenge arangije arabitegereza, arangije avuga ati umva rero mwa bagabo mwe, ndabona muri inzaduka, muri abantu ntazi aho muturutse, mu magambo make muri abantu bafite ibintu mu mitwe binyuranye n'iby'abandi n'ibyanjye. Arangije arababwira ati umva rero nimugumane idini yanyu, nanjye ngumane idini yanjye. Icy'ingenzi ni uko niringiye ko byose bizagenda neza. Mbega igitekerezo, mbega igisubizo kiri mu magambo, mu mitwe, mu mitekerereze no mu bisubizo by'abanyamadini uyu munsi wa none. Uramwereka ijambo ry'Imana Bibiliya ikivuga, ukamwereka kuramya icyo ari cyo, ukamwereka kuramya nyakuri kugiye kubaho, ukamwereka gusenga nyakuri, ukamwereka ijambo ry'Imana, ukamwereka ubuhanuzi aho burimo kwerekera. Warangiza uyu muntu ukanamwereka uburyo amadini yose agiye gusenyukira mu idini rimwe ukurikije systeme y'isi, kandi idini ry'isi niriba rimwe amadini yose agasenyerwamo, kuko n'ubu bavuga yuko inzira zose zihurira i Roma, kandi niko bigiye kugenda. Hari itorero rimwe rizasigara ukwaryo, iri torero rero rizaba rihagarariye umurongo w'Imana warwanyije uhereye kera, kandi iryo torero rizarwanywa. Iyo rero umweretse iby'ijambo ry'Imana risaba, ukamwereka iby'amategeko y'Imana asaba, ukamwereka kurarika Imana isaba, ukamwereka iby'Imana isaba ko areka n'iby'Imana isaba ko ajyaho, aricara akakubwira ati gumana idini yawe nanjye ngumana idini yanjye. Icyo nizeye ni uko bizaba byiza. Kandi arangije arababwira ati umva, iryo rembo murimo kumbwira ngo njyeho, nta muntu w'iwacu uzi iyo nzira. Kubera iki? Iwacu dufite inzira y'ibusamo ihura n'iyi. Byanga byakunda n'uyu mwanya wa none, niyo tutakomezanya urugendo, muzakomeza mugende, tuzongera duhure byanga byakunda, kuko iwacu hari inzira z'ibusamo. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo vuba bidatinze, uko ibihe bigenda bihinduka, tuzagenda duhura n'abantu baciye izibusamo, ariko akaga bazagira nuko ibyo twagiye duhererwa mu bigeragezo, mu makuba, buriya mu makuba twaciyemo hari iby'Imana yaduhaye, mu bigeragezo twaciyemo hari iby'Imana yaduhaye, mu nyigisho z'ibinyoma twagiye duhangana nabyo hari iby'Imana yaduhereyemo, mu makuba, mu gihe twacangacanzwe n'ibihe hari iby'Imana, hari amasezerano Imana yagiye iduha, mu guhaguruka kwacu twihana hari amagambo ijambo ry'Imana ryatwijeje. Aba bantu mu gihe tuzaba tugeze ku rurembo bazatanga iki? Nshuti zanjye, noneho Mukristo yongorera byiringira amubwira ati umupfu yamurusha kuba uwo gukira. Uyu aho kuganira nawe waganira n'umupfu, kuko byibuze umupfu ashobora kuzurwa. Bibiliya iravuga ngo iki? Bibiliya ivuga yuko Imana ifite ububasha bwo kuzura abantu mu by'umwuka bakongera bakaba bazima, ariko umuntu wibwira ko ari muzima kandi yarapfuye ahagaze, nta kintu ushobora kumukorera. Barangije bakomeje gutekereza uko bamufasha, basanga si byiza kumubwira ibintu byose icyarimwe. Bavuga ko bagiye kuba umusi
akamusiga, icyakora yakumva hari icyo akeneye akazaza atera intambwe akabegera. Ndetse barangije Ntabwenge arabakurikira, bamaze kumugenda imbere banyura ahantu h'umwijima mwinshi, barangije bahura n'umuntu ubabaje pe. Bagiye babona hari umuntu batambukije imbere yabo. Uyu muntu yari ateye ate? Mbega ibintu bibabaje. Uyu muntu yari atwawe n'abadayimoni 7, bamujyanye kuri rwa rugi twigeze kwigana ruri mu mucyamo w'umusozi. Rwa rugi twavugaga ko rurimo inzira ihinguka igehenomu, inzira y'ibusamo ihinguka igehenomu. Uyu muntu rero yari atwawe n'abadayimoni 7 kandi bari bamubohesheje imigozi 7. Nagira ngo ibigendanye n'imigozi muze kuza gusoma Abacamanza igice cya 16, kubohwa kwa Samusoni. Samusoni yagiye abohwa gake gake. Murebe igice cya 16 cy'Abacamanza umurongo wa 7. Samusoni Delila arimo kumubaza imbaraga ziva. Samusoni yageze aramusubiza tumva, bambohesha isuri mbisi 7 zitaruma, nacogora nkamera nk'abandi. Rero nshuti zanjye, byanga byakunda uyu muntu nawe yarafunzwe n'imigozi 7, ariko yo none idashobora gucika nka kwa kundi kwiya Samusoni, kuko iyi migozi kuyica bisaba kuba ugifite ubwiza bw'Imana ukiri kumwe nayo. Naho bayigufunze udafite ubwiza bw'Imana, Imana ikiri kumwe itakiri kumwe nawe, bakayigufunga waramaze gukumena amabanga y'iby'Imana, amabanga y'ubunaziri bwawe ukaba waramaze kuyavuga. Imigozi 7 irahagije ngo abadayimoni bayigufunge bakujyane. Mu Kristo na Byiringiro barangije bahinda umushyitsi, ariko arunguruka, ashaka kurunguruka ngo amenye yambohe, ngo arebe byibuze ko ayizi, kuko yibwiraga ko iriya mbohe byanga byakunda ari musubira inyuma utuye mu mudugudu witwa Murekamana. Mbega uburyo abantu uyu munsi wa none barimo kureka Imana, barimo gusubira inyuma. Abadayimoni 7 barimo kubafata, kandi bamara kubafata byanga byakunda imigozi ikomeye 7 niyo babafungisha kugira ngo amasoza yabo azabe mabi kuruta itangiriro ryabo. Ngira ngo nshuti zanjye, urebye muri Matayo igice cya 7, aba badayimoni 7 basobanura iki? Matayo igice cya 12, ni igice cya 12. Matayo 12 umurongo wa 43, Bibiliya iravuga ngo dayimoni yavuye mu muntu anyura ahadafite amazi ashaka uburuhukiro akabubura, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo, yagerayo agasanga irimo ubusa ikubuwe iteguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi, bakinjira bakabamo. Ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi, niko bizaba kuba iki gihe kibi. Tugiye guhura n'abantu bahoze baririmba, bahoze babwiriza, bahoze bayobora mu nzu y'Imana. Tugiye guhura nabo barahindutse ba Murekamana, barasubiye inyuma, ndetse abenshi tugiye guhura nabo bashishikanwa, birukankanwa n'abadayimoni 7, kandi abo badayimoni babafunze imigozi, kandi abo bantu ntibazabasha kuyikuraho. Nshuti zanjye, birababaje cyane. Arangije uyu muntu bari batwaye ntabwo yabashije kureba mu Kristo na Byiringiro mu maso, ntiyamureba neza mu maso, kuko yagendaga yubitse umutwe nk'umujura ufashwe. Abanyuzeho Byiringiro asoma urwandiko rwari rumwanditse mu mugongo. Urwo rwandiko rwari rwanditswemo ngo uyu yaturaga ko ari umukristo, akagira ingeso ziteye isoni, none aretse Imana rwose aba uwo kurimbuka. Nshuti zanjye, bari bamwanditseho n'amagambo mu mugongo yuko yigeze kwatura Imana. Nshuti zanjye, abantu twigeze kuvuga iby'Imana, abantu twaririmbye, abantu twabwirije, abantu twagiye dusengera, abantu twagiye tubegera tukabafasha mu bihe bitandukanye, dufite akaga kandi abadayimoni baratwanga. Kandi byanga byakunda dayimoni umwe yabonye yakunesheje ahamagara 7 bamurusha kuba babi, kandi abo 7 barakudanangira, ntago bagufungisha umugozi umwe. Ndagira ngo uyu munsi Imana idufashe kugira ngo yaba njye yaba wowe dutekereze niba nta migozi 7. 7 bisobanura iki muri Bibiliya mu buhanuzi, ndetse no mu buryo busobanuro Bibiliya isobanuramo. 7 bisobanura ikintu gishyitse. Ndagira mbabwire ngo rero mwitonde cyane, tugiye guhura n'intambara zikomeye. Mukristo arangije aravuga ati ariko rero nibutse inkuru y'umuntu witwa Nizerabuhoro. Hari umuntu witwaga Nizerabuhoro, wari umunyangeso nziza, yari uwo ku rurembo rwitwa Mutaryarya. Birumvikana uyu muntu ko ari mwiza. Yageze mu mayira 2 arahasinzirira. Mu mayira 2 guhitamo inzira byaramugoye. Arangije aravuga ati uko biri kose reka mbe nduhutse. Aho mu mayira 2 hari akayira gacometse ku nzira ijya ku rurembo. Mbibutse neza, uyu Nizerabuhoro ntabwo yaciye mu nzira mbi,
kabiri, ahubwo Nizerabuhoro yaciye mu nzira nk'iyo mukristo yaciye, ariko ikibazo yagize ni uko yasinziriye ahantu habi. Yasinziriye ahantu hacometse ku nzira, icometse ku nzira igisiyoni, ahantu hari akayira kitwa akayira k'intumbi. Arangije arahasinzirira. Muri ka kayira haturutse abambuzi batatu baturutse ku irembo ry'inzira ngari. Abo bambuzi, umwe yitwaga Mutimurabye, undi yitwaga Mutiringira, undi yitwaga Mushinjwa ibyaha. Aryamye baraje biruka, bamugezeho batangira kumukangisha, ntiyabasha kurwana cyangwa guhunga. Uwitwa Mutimurabye yaramwatse amafaranga, akora mu mufuko ku ngufu, afata uruhago rurimo amafaranga yose yagombaga gutunga Nizerabuhoro, arayamwaka. Kuko mu rugendo, murabizi abantu mu rugendo umuntu agenda agira ibintu agura, agira ibintu agenda agura. Kuko ibyo rero, tekereza uramutse ufite urugendo rugoranye, umuntu akakwaka itike yawe n'amafaranga wari kuzarya nawe wagomba kuzacumbikisha, byose akabikwaka, urugendo ruba ruhungabanye pe. Mutimurabye rero nicyo yakoze. Arangije mukristo Nizerabuhoro arataka ati abambuzi hano, ngaba abambuzi hano nyamuneka. Urumva yaratabazaga. Mu gutabaza kwe, mushinjwa ibyaha we yamukubise inshyimbo cyangwa se inkoni mu mutwe, agwa hasi arambarambarara. Murumva yabaye nk'umuntu uguye muri koma, ava amaraso nk'uri bupfe. Abo bambuzi bakanzwe n'imirindi, bumvishe imirindi y'abantu bari bari mu nzira nziza, kuko izi nzira zari zegeranye. Noneho umwe mu bagendaga muri iyo nzira nziza witwaga Muhabwa ubuntu bwinshi, wo mu mudugudu witwa Niringiyimana, yaratambutse, bamwumvise barahunga. Hashize umwanya, Nizerabuhoro arahembuka, arabyuka, apfa kugenda ariko atogatoga, cyangwa se agenda akurura se tuturenge n'imbaraga nke cyane. Iyi nkuru rero irababaje cyane. Niba mubibona, byanga byakunda Nizerabuhoro yaryamye ahantu habi, kandi arangije asinzira ahantu habi. Yari afite ubutunzi bukomeye cyane. Mbere yari afite uruhago rurimo amafaranga azamutunga mu rugendo. Iki ngiki nibyo bamushikuje, ariko kubw'urukundo rw'Imana n'imbabazi zayo, hari ubundi butunzi yari afite batabashaga kumwaka, batigeze bareba. Ikindi kandi ni uko byanga byakunda Mushinjwa ibyaha yamukubise inkoni. Nshuti zanjye, byanga byakunda, iyo umuntu afite umutima urabye udaha agaciro iby'Imana, umuntu akagira ikibazo cyo kutiringira Imana, kutiringira kukaza kukakuganza, kukakwirirwana. Noneho warangiza umutimanama wawe Satani akawuvangira, ukakwibutsa ibyaha, ukagushinja ibyaha bya kera. Byanga byakunda ba Nizerabuhoro ntibajya barenga aho ngaho. Rero ndagira nkubwire, ushobora kuba waratangiye urugendo mu buryo nyabwo, ariko mu rugendo hagati ukaba waragezaho ugakubitana na Mushinjwa ibyaha, na Mutiringira, na Mutimurabye, ugahinduka Nizerabuhoro. Ariko uramutse ufite Imana yiteguye kugusindagiza, ikazakwambika imbaraga. Byibuze mu bantu bose twagiye twiga, Nizerabuhoro kurokoka kwe birashoboka, kuko aramutse yisunze Imana yagira ikimukorera, kuko yatangiye neza. Rero nshuti zanjye, kuba umuntu ari Nizerabuhoro ntago bivuze ko atatangiye neza. Yatangiye neza, ahubwo intambara n'ibigeragezo n'amakuba yagiye abona mu nzira byaramucogoje. Ndetse n'iki kintu cyo gushinjwa ibyaha, mwibuke ko mukristo ageze aho umutima umwibutsa ibyaha, yaneshesheje ya magambo y'uko yababariwe. Nizerabuhoro nawe yarababariwe, ariko Mushinjwa ibyaha aramufatirana mu ntege nke. Ibi rero biratangaje. Noneho rero mukristo na Byiringiro bahise bajya impaka, bagira icyo baganira kuri cya kiganiro cya mukristo na Byiringiro baganiye kuri cya kiganiro cyande cya Nizerabuhoro. Noneho Byiringiro arabaza ati se bamwambuye ibintu byose igihe bamufataga? Mukristo aramubwira ati hoya, hari amabuye y'igiciro cyinshi yahawe n'umwami wacu, n'urwandiko azatanga ku rurembo. Ibyo byo yari yabihishe mu myambaro ye imbere, ntago babashije kubibona. Gusa yashigaje amafaranga make atamutunga mu rugendo, asigaje biramusaba kugenda asabiriza ngo abone utwo kurya, kandi yasonzaga kenshi mu rugendo rwe. Nshuti zanjye, uyu muntu Nizerabuhoro araharara aha ngaha, bamwatse ubutunzi, ibyo yagombaga gukoresha mu rugendo, ariko afite amahirwe hari ibyo batamwatse. Ntibamwatse amabuye y'agaciro yahawe n'umwami, byibuze ageze ku rugendo ashobora kuzerekana aya mabuye y'agaciro. Urwandiko yari yaruhishemo imbere. Uru rwandiko, reka mbabwire inshuti zanjye, imbabazi z'Imana, impano Imana yaduhaye,
amahirwe twagiriye mu Mana no kwakirwa nayo bikwiye kutubera ubutunzi duhisha kure ku buryo ubukene butabitwaka, kuba mu bantu benshi batabitwaka, kuba twahura n'ibigeragezo n'amakuba bitabitwaka. Ibyo nibyo bita guhisha kure. Abanyarwanda baciye umugani ngo uhishe mu nda imbwa ntimwiba. Bishatse kuvuga iki? Ibintu bihenze twaboneye muri uru rugendo dukwiye kubibikaho Satani atabitwaka. Gusa yasigaje ngo amafaranga make bimusaba kuzaza agenda asabiriza. Iyo wabaye Nizerabuhoro ikizabikubwira nta kindi, uzasoma Bibiliya wumve ntabwo urimo kuyumva, uzasenga wumve bisa naho Imana itarimo kukumva, ndetse uzatangira wumve urimo urakekeranya ku masezerano Imana yagusezeraniye. Niho usanga umuntu atangiye gusabiriza, ahamagaye umuntu ati nyamuneka munshyire imbere y'Imana, ahamagaye undi muntu ati nyamuneka mumfashe, ahamagaye umuntu ati nyamuneka rwose. Reka ngire ikintu mbabwira nshuti zanjye, uyu muntu gusabiriza bizamufasha mu rugendo, ariko ntabwo umugambi w'Imana ari uko azaba wasabiriza, kuko hari aho azagera agende wenyine nta muntu ari busabirizeho. Nibyo koko mu gihe agezeho abantu bari yasabiriza bigakunda. Nshuti zanjye nagira mbabwire ngo mu gihe ubuhanuzi butarasohora, mu gihe ibihe bitarahinduka, niba ushaka kugira ngo usabe imbaraga, uyu ni umwanya. Gusabiriza wasabiriza bikagira icyo bigufasha, wabwira umuntu akagusengera, wabwira umuntu akagufasha mukigana ijambo ry'Imana ni iki. Ariko nagira mbabwire nshuti zanjye, igihe cyo gusabiriza nacyo kigiye kurangira. Nizerabuhoro Imana imwambika imbaraga kugira ngo akomeze, kuko hari urugamba tugomba guhangana narwo, kandi abanyantege nkeya ntibashobora kuzarurwana. Yeremiya, murebe muri Yeremiya igice cya 12, nari ndimo kubabwira yuko imbere tuhafite ibihe bidasanzwe. Yeremiya 12 umurongo wa 5, niba warasiganwe n'abagenza amaguru bakagusiga unaniwe, wabasha ute gusiganwa n'amafarashi? Kandi naho umerewe neza mu gihugu cy'amahoro, Yorodani niyuzura uzagenza ute? Nshuti zanjye, iki ni igihe cyo kwitoza kwiheka. Iki si igihe cyo kwitoza guhekwa n'umuvugabutumwa w'ikirangirire, padiri, pasiteri, bishop, apotre, abinginzi, abasenzi, abasunitsi. Reka mbabwire, abo bantu igihe cyabo kirimo kirarangira. Iki ni igihe cyo kwishakamo imbaraga. Ese ni ibihe bintu waba ufite ku buryo batagukubita ngo babikwake? Noneho rero Byiringiro aramubaza ati none ngira ngo yahumurijwe nuko batamwibye ya mabuye. Mukristo ati yego, ariko ibyo yatswe byatumye atanezerwa n'ayo mabuye, kandi yajyaga anibagirwa ko ayafite. Nshuti zanjye, hari ibintu twakwa, ariko mu by'ukuri nubwo twabyakwa tudakwiye gutwarwa nabyo cyane, ahubwo dukwiye gutwarwa n'ibyo dusigaranye. Buriya nagira mbabwire ngo isi hari ibintu izakwaka, ariko ndakwinginze jya ureba cyane unanezezwe n'ibyo usigaranye. Isi izakwaka abavandimwe bawe, jya unezezwa n'abasigaye. Isi izakwaka ubutunzi, jya unezezwa n'ubutunzi budasanzwe usigaranye. Isi izakwaka ibihe byiza, jya unezezwa n'umunezero usigaranye mu nzu y'Imana. Isi izakwaka izina, abari bakuzi base n'abakwibagirwa, ariko jya unezezwa yuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nshuti zanjye, byaba ari akaga kuba wakwaka, isi yakwaka ikintu kimwe, warangiza n'ubutunzi bukomeye Imana yagusigiye ntubashe kunezezwa nabyo. Byiringiro yarakomeje arabaza ati yo, yagize agahinda koko? Mukristo ati yego, bambwiye ko byamuhinduye umunyamaganya gusa, uwabonye wese amubarira izo nkuru ze. Nshuti zanjye, hari abantu muri uru rugendo bahorana inkuru z'agahinda, inkuru z'umubabaro, bagahora baganyira abantu ibibazo bahuye nabyo mu rugendo, kandi bakagera no ku rwego rwo kubiganyira n'abatabyumva, noneho bakanarenga bakajya no kubiganyira abatazi Imana. Ni ikosa rikomeye kwicara uri umuririmbyi, ukicara n'umuririmbyi mugenzi wawe, iruhande rwanyu hari umuntu utazi imibabaro y'abaririmbyi, warangiza ukamubwira intambara muhura nazo, intege nke ziba mu buririmbyi, intambara murwana nazo, ibyaha biri mu buririmbyi, amanyanga n'amacenga biba mu buririmbyi. Nibyo mwakagombye kubiganira mwenyine, ariko nanone si byo kwikoreza abandi. Amaganya wahuriye nayo mu ivugabutumwa ntukayakoreza umuntu utari umuvugabutumwa. Amaganya wahuriye nayo, ibibazo wahuriye nabyo mu nzu y'Imana ntukabyikoreze utarayikandagiramo. Kandi noneho urugendo rwawe rw'iby'umwuka hari ibyo ukwiye kubwira Imana udakwiye kubwira n'abandi bantu. Arangije nshuti zanjye aramubwira ati yo, none se kuki
kuki rwose atagurishije amabuye ngo abone ubundi butunzi? Mukristo aramubwira ati yari kuyagura nande? Mu gihugu yari arimo ntibazi agaciro k'ayo mabuye, kandi yari azi ko yazagerayo ku rurembo bakayamubaza. Yari afite ubwoba ko ayo mabuye atayafite byamubuza gakondo kandi byamubabaza kuruta bambuza inzovu. Nshuti zanjye, hari amabuye ufite, nubwo uri umunyantege nkeya, nubwo uri Nizerabuhoro, nubwo abantu bakubona bakabona hari icyo udashoboye mu rusengero bakaba batapfa kukwizera, abantu ngo bumve kuri intwari, ariko ku Mana nubwo wowe wiyumva uri Nizerabuhoro, ku Mana hari amabuye y'agaciro ufite, hari ibintu ufite, hari ibyo isi yakwaka, hari n'ibyo isi itakwaka. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, iki ni igihe cyo kubana n'Imana cyane. Byiringiro yarakomeje ati none se kuki Nizerabuhoro atakoze nka Esawu ngo afate ibuye rimwe mu mabuye yari asigaranye arigurishe ngo abone ibintu bizamufasha? Esawu arangije Mukristo aramubwira tumva rero, Esawu na Nizerabuhoro baratandukanye cyane. Imana ya Esawu ni inda, areba ibiboneka by'igihe gito, ariko Nizerabuhoro we siko biri. Mu gitabo cya kabiri cy'Abakorinto igice cya 4:18, ntabwo ameze rwose nka Esawu, kandi Nizerabuhoro azi akamaro k'ayo mabuye kandi n'umurage utabasha kubora, nk'uko tubisoma mu gitabo cya mbere cya Petero igice cya 4:4. Nizerabuhoro afite kwizera guke koko, naho Esawu we nta nuko afite. Kandi utizera byibuze na buhoro agomba gutwarwa n'umubiri byanga byakunda. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo nubwo turi ba Nizerabuhoro benshi, shimira Imana yuko Imana ifite icyo yaheraho muri wowe, yashyize muri wowe, yaheraho igira imirimo ikomeye ikora. Ariko umuntu wese udafite kwizera ntaba anafite na guke. Uyu nguyu we aho umubiri ugiye niho umujyana, kandi umuntu utwarwa n'umubiri, umuntu udafite kwizera, ntazabura kugurisha umurage we n'ubugingo bwe kuri Satani. Abantu barimo barigurisha, barimo baragurisha umurage wabo, barimo baragurisha ahazaza habo, barimo baragurisha ubugingo bwabo kuri Satani. Ndetse Mukristo yabwiye Byiringiro aramubwira ati none mbese inuma yabasha kuryamara nk'inkongoro? Izi ni inyoni ebyiri Yesu yavuzeho muri Bibiliya. Inyoni ya mbere Yesu yavuze ku nkongoro. Bibiliya ivuga ngo iki? Aho intumbi iri hose niwe inkongoro zizagira gute? Zizateranira. Ibyo yabivugaga mu minsi y'imperuka. Ariko nanone mu minsi y'imperuka hazaba hari abantu b'Imana bameze nk'inuma. Amen. Hazaba hari abantu b'Imana, Imana yohereza bagahaguruka, bakagenda bakabwiriza ubutumwa, kandi bakagaruka ku nkuge ariyo torero ry'Imana, nk'uko ya numa yagiye ikongera ikagaruka. Ariko nagira mbabwire inshuti zanjye, igihe cyose muzabona inuma yatangiye gushaka gutungwa n'inkongoro, muzamenye ko kaba kabaye. Reka mbabwire rero, turi inuma z'Imana, ariko ibiri mu isi Satani ashaka yuko abisi bo bamemera nk'inkongoro, twirire twinywere kuko ejo tuzapfa, kandi aho intumbi zizaba ziri ni inkongoro ziteranira. Aho ikintu gipfuye kiri ni inkongoro ijya. Mu magambo make, mu minsi y'imperuka, aho ibintu by'amafuti, aho ibintu by'ubugoryi, aho ibintu bidafite agaciro bizaba biri, muzasanga abantu benshi ariho bahengamiye, ariho abantu bashagaye. Ndagira ngo mbabwire, muzarebe mu buzima busanzwe ahantu ibyaha bikorerwa, abantu baba babyigana baraniyishyura, ariko ahantu agakiza gatangarizwa, niyo washyiraho amafaranga ngo baze, bashobora kutaza. Mbese inuma yabasha kuryamara nk'inkongoro? Nshuti zanjye, arangije ibi bintu birababaje cyane. Hano barakomeje, Mukristo arabaza ati kuki Nizerabuhoro byibuze atarwanye? Arangije ambwira ati rero bariya bambuzi ni abanyabwoba, bariya bambuzi batatu ni abanyabwoba, ariko ababibona mu gihe cy'intambara ni bake. Mu gihe cy'intambara, y'intambara irimo abantu ntago, buriya bariya bambuzi batatu twize, uramutse wihagazeho ugasaba Imana kuguhagararira, ugashinga ibirenge ahantu hakomeye, bashobora no kubakanga ngo bakagenda. Ariko nanone abamenye ibyo ngibyo mu ntambara ni bake, kandi abo bambuzi bakorana na ya ntare izerera. Urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5:8, mwirinde Satani uzerera nk'intare ishaka uwiconshomera. Kubw'ibyo rero
abariya bambuzi batatu bakorana n'iriya ntare. Iyo ushatse kwirwanaho bahamagara ya ntare kugira ngo izi gutontomere. Mu magambo make, byanga byakunda umutima ushinja abantu ibyaha uba ukomotse kuri Satani. Nibwo busobanuro. Nanjye baranteye, uwo ni Mukristo, nanjye baranteye ndwanye batabaza shebuja, ariko kubw'imbabazi z'Imana nari nifurebye ibyuma. Iyo ntambara irakomeye, ntawe uyimenya keretse uyirwana. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, guhangana n'umutima ugushinja ibyaha, guhangana n'umutima urabye, umutima utakwizeza, umutima utakwiringiza Imana, guhangana nabyo keretse umuntu warwanye nabyo, nta wundi muntu wabimenya, nta n'umuntu ubyigisha undi. Reka mbabwire, nshobora kukwigisha uko uzasoma Bibiliya, nshobora kukwigisha uko uzaririmba, nshobora kukwigisha uko uzakora gahunda runaka z'itorero, ariko ntabwo nshobora kukwigisha uko uzahangana n'ikigeragezo runaka, kuko byanga byakunda inshuti zanjye, ntabwo ikoti rya Sawuli Imana yagennye ko ari ryo rizaza ryica Goliyati, ahubwo ibuye rya Dawidi amenyereye, azi uko akaraga iryo buye iyo riri kumwe n'imbaraga z'Imana ribyara umusaruro. Arangije noneho Byiringiro aravuga ati, se bumvise muhabwa ubuntu bwinshi atungutse, barahunze gusa. Arangije aravuga ati, yego dukwiriye gutandukanya intwari y'umwami wacu na Nizerabuhoro, kuko ingabo z'umwami wacu zose ntabwo ari intwari. Ingabo z'umwami wacu zose ntabwo ari intwari. Rero Nizerabuhoro yari umunyamaboko make, nicyo cyatumye atsindwa. Inshuti zanjye, ingabo z'umwami wacu zirimo amatsinda, hari abamaze kuba intwari, ariko haracyari na ba Nizerabuhoro Imana izagenda ifasha. Ndetse aba bantu bakwiye kwegera Yesu bakamubwira bati, databuja twongerere kwizera nk'uko abigishwa ba Yesu babivuze. Noneho rero batanze, Mukristo yatanze amateka y'aba bambuzi. Aba bambuzi bigeze kurwanya Dawidi muri Zaburi ya 43. Zaburi ya 43, abari abambuzi batatu bambuye Dawidi, ariko Dawidi yabatsindishije iki? Umurongo wa 3 Zaburi 43, nuko rero mwumve Dawidi icyo yasabye Imana yahuye na ba bambuzi: ohereza umucyo wawe n'umurava wawe binyobore, binjyane ku musozi wawe wera no mu mahema yawe, maze nzajya ku gicaniro cy'Imana. Ku Mana niyo munezero wanjye n'ibyishimo byanjye, nguhimbarisha inanga Mana, ni wowe Mana yanjye. Mutima wanjye, ni iki gitumye wiheba? Mutega amatwi. Dawidi abanje gusaba Imana ibintu bizamuyobora ku nzu yayo, kuko ariho azakura umunezero n'amahoro. Arangije abwira umutima we ati, mutima wanjye, ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Mu magambo make, ni iki gituma mutima wanjye udatuza? Ujye utegereza Imana, kuko nzongera kuyishima. Niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Amen. Mu gihe wahuye n'aba bambuzi bakagukubitira mu mayira abiri, ukabona urugendo ruragoranye, kuba uri Nizerabuhoro ntibizakubabaze, ahubwo jya wiyubaka ku Mana, ubwire umutima wawe uti, mutima wanjye, ni iki gitumye wiheba? Iri joro rizacya izuba rikarasa. Kandi nanone uzabwira umutima wawe uti, ni iki gitumye umpagararamo? Nurangiza ufata umwanzuro, ubwire umutima wawe ngo, gutabarwa kwanjye kuva ku waremye ijuru n'isi. Kubw'ibyo rero turiza Uwiteka. Eliya murabyibuka mu gitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19. Eliya avuye ku musozi Karumeli yacitse intege, arahunga ajya kwihisha Yezebeli. Buriya nawe yarahuye n'aba bambuzi, ariko Imana yaraje iramwiyereka iramukiza. Hezekiya yaciwe intege n'amagambo y'umugabo witwa Rabushake. Uyu mugabo witwa Rabushake ni umugome cyane, yaraje asuzugura abantu b'Imana, arangije ababwira amagambo mabi cyane cyane. Ariko mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 19 mushobora gusoma ayo magambo. Rabushake umugabo mubi cyane. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 19, Rabushake yaraje aganiriza abantu, aza kubwira ubutumwa umwami wa Shuru atanze. Arangije ku murongo wa 26, wa mugabo araza atuka abantu b'Imana, atuka n'umurwa w'Imana. Ubwo yatukaga n'Imana ku giti cyayo. Aravuga ngo Eliyakimu mwene Hilukiya na Shebuna na Yowa basubiza Rabushake bati, turakwinginze vugana natwe n'abagaragu bawe mu runyaramaya, kuko turwumva, ariko we kuvugana natwe mu ruyuda, ngo aba bantu bari aha ku nkike babyumve. Bari barimo kuvuga bati, dutuke mu rundi rurimi, ariko widutuka mu rurimi n'abagaragu bacu bumva. Rwose tugerageze, wenda ukomeze udutuke, ariko ubishyire mu runyaramaya, kuko aba bantu bacu baturi iruhande bataruzi. Byibuze ibyo bitutsi tubyumve, ariko widutukira no mu maso yabo tuyobora. Arangije umurongo wa 27, nuko Rabushake
arabasubiza ati mbese ugira ngo databuja yantumye kuri shobuja namwe kubabwira ayo magambo? Ntiyantumye kuri aba bicaye ku nkike kugira ngo barire amabyi yabo banywere inkari zabo hamwe namwe? Nshuti zanjye, mutekereze, umuntu avuye mwashuri aje gutuka abantu b'Imana batoranyijwe nayo gutya. Ibi bintu byarabababaje, barangije babishyira Hezekiya. Igice cya 19, ubwo narindi mu gice cya 18, narindimo gusoma urwa kabiri rw'Abami igice cya 18 umurongo wa 26 n'uwa 27. Noneho ndimutse ngeze mu gice cya 19 gusenga kwa Hezekiya. Hezekiya baraje bamubwira aya magambo bashishimuye imyenda. Murongo wa 3 baramubwira bati Hezekiya yadutumye ngo, baramubwira bati Hezekiya yadutumye ngo uyu munsi. Bahise bagenda bajya kureba umuhanuzi, bajya kureba Yesaya bati uyu munsi ni umunsi w'umubabaro n'ibihano no gushinyagurirwa, kuko abana benda kuvuka kandi nta mbaraga zo kubabyara. Murongo wa 5 nuko abagaragu b'umwami Hezekiya bajya kwa Yesaya. Yesaya arababwira ati mubwire shobuja muti Uwiteka aravuze ngo ntutinye ayo magambo wumvise abagaragu b'umwami wa Ashuri bantutse, nzamushyiramo undi mutima. Umutima w'uhe? Ni umutima w'ubwoba. 14 bukeye intumwa zishyikiriza Hezekiya urwandiko, ararwakira ararusoma. Hezekiya ahera ko arazamuka ajya mu nzu y'Uwiteka ruramburira imbere y'Uwiteka. Bamwandikiye noneho urwandiko rwo kumuca intege, urwandiko rwo kumutikura, kugeza ubwo Hezekiya yageze aho arahungabana, ari umwami acika intege. Ariko Hezekiya umwuka w'Imana aramugenderera, afata rwa rwandiko rwuzuyemo ibitutsi, afata rwa rwandiko rurimo ibintu bibi barimo kumubwira, ararujyana arurambura imbere y'Imana mu nzu y'Imana. Nshuti yanjye, igihe kirageze ngo ibikugoye, ibikumereye nabi, ujye ugenda ubirambike ku birenge bya Yesu. Kandi uretse ibi ngibi bakomeje bavuga yuko bari abambuzi bigeze kwegera Petero. Petero arwana nabo cyane, ariko igihe cyarageze baramunesha. Petero muri Matayo 27 muze gusoma, Petero yatinye umujabuja, yatinye, nuvuga ngo umuja, nuvuga ngo umukozi w'abakozi, niwo Petero yatinye, umuja w'umuja, umujabuja. Ndetse hano muri iki gitabo cy'umugenzi bongeye kwibutsa yuko Petero atari we mutware w'intumwa. Yohana Munyane yaravuze ngo Petero yagerageje kubarwanya, nubwo bamwe bamwita umutware w'intumwa, nubwo bamwe bamwita umutware w'intumwa, Petero ntiyigeze aba umutware w'intumwa, ahubwo yabaye intumwa. Ariko uyu munsi wa none, kimwe mu bintu Kiliziya Gatolika ikoresha kugira ngo ikurure abantu, kuko Kiliziya Gatolika ifite amagufa ya Petero n'aya Pawulo. Kiliziya Gatolika yazamukiye ku magambo Yesu yabwiye Petero ngo kuri urwo rutare, kuri iryo buye niho nzubaka itorero ryanjye. Bamaze kumwica 67, nyuma y'imyaka baje gufata aya magufa bayubakaho Kiliziya, ndetse iyo Kiliziya yitwa Petero Wera, ari nayo Kiliziya iri Rome Vatikani. Icyo nashaka kubabwira ngiki, ni iki gitabo cy'umugenzi. Abaprotestani mu nteze amatwi mu bimenye, ntabwo iki gitabo cy'umugenzi Yohana Bunyane yigeze yerekana Petero nk'uhagarariye intumwa, ahubwo Yohana Bunyane no mu gihe cye yaratangaye, aravuga ati nubwo bamwe bamwita umutware w'intumwa, ariko ntiyigeze agaragaza ko mu byanditswe byera cyangwa iki hari aho biboneka. Arangije ikindi kandi, gusa kugira ngo uneshe bari abantu, igitabo baranditse ngo bisaba umuntu kurira ifarashi ya Yobu ngo arwane ahetswe nayo. Ahari iyo farashi yashoboza umuntu iby'ubutwari, nkuko tubisoma muri Yobu 39 na Yobu 40. Nshuti zanjye, Yobu yahanganye n'aba bambuzi batatu, kandi ku musozo yaranesheje. Ariko Yobu wakwibaza, yuri yihe farashi? Uwiteka niwe farashi yacu, Yesu Kristo niwe farashi dushobora kurira tukizera kunesha. Kubw'ibyo rero, iyi farashi y'urugamba, ndagira mbabwire ngo umuntu wese ugendesha amaguru ntashobora kunesha aba bambuzi. Rero ni igihe cyo kugira ngo twige igitabo cya Yobu, kidukomeze mu bihe by'amakuba no mu bihe by'ibigeragezo no mu bihe by'ingorane, kugira ngo tubashe gutsinda bari abambuzi batatu. Ndagira mbabwire ngo burya iyo uri mu bushomeri, iyo uri mu bukene, iyo uri mu byago wapfushije, iyo ufitanye kutumvikana, ufitanye ikibazo n'umugore wawe, iyo ku kazi bitameze nabi baguhiga ngo bakwirukanishe ku kazi, iyo bitameze neza muri bene wanyu, ndakugira ngo mbwire ngo nicyo gihe kiba ari igihe cyiza kuri aba bambuzi cyo kugira ngo baze bakwibe. Hari abantu benshi ubu bamaze kwibwa, basigari ba Nizerabuhoro, ariko igihe kirageze ngo Imana ibambike ubutwari mukomeze urugendo. Ariko abarwana ku birenge nkatwe, twifuza guhura n'umubisha cyangwa ntitwifuza guhura n'umubisha. Iyo twumvise ko abandi baneshejwe, twe kwirarira nkaho
ubutwari kubarusha ubutwari, kuko abameze batyo bakunda kuneshwa mu igeragezwa. Nubona umuntu ikigeragezo kimukubise hasi ntukamwishime hejuru, jya umenya yuko byanga byakunda hari ikibazo gikomeye ukwiye kwitondera. Icyo kibazo ni iki ukwiye kwitondera rero? Nuko ikimunesheje nawe gishobora kukunesha. Kubw'ibyo rero Bibiliya avuga ngo babiri baruta umwe, kuko umwe yaguye aramubyutsa. Uyu munsi wa none niteguye kukubyutsa mu ntege nke waba urimo, nawe witeguye kuzambyutsa ejo mu ntege nke. Nguko uko urugendo turukomeje. Ariko umuntu unezezwa n'intege nke z'abandi, akanezezwa n'ibibazo byabaye ku bandi, muri uru rugendo amenye ko abo bambuzi barahari, abambuye abandi nawe bazakwambura. Si igihe cyo gushimishwa nuko umukobwa wa kanaka yatewe inda, si igihe cyo gushimishwa ko kanaka wakwiratagaho yakennye asigaye agenda n'amaguru, si igihe cyo gushimishwa nuko kanaka wari ufite amazu akodesha yakennye akaba asigaye akodesha nawe, si igihe cyo kuvuga ngo kanaka yangiriye nabi none Imana yaramwituye yamukubise akanyafu. Menya yuko twese turi munsi y'ijuru, aho aba bambuzi bashobora kukwambura nawe. Ibuka rero Petero yuko kwirarira kwe, kwiyogeza kwe kwamwumvishaga yuko yarusha abandi gushikama, ariko nagira mbabwire ngo inkoko itarabika gatatu byagenze gute? Niwe abambuzi banesheje cyane. Abantu barimo kwirarira, abantu bagaragaza yuko hari icyo bashoboye, bakagaragaza ko hari urwego rudasanzwe bariho mu by'Imana. Mbere gato yuko itangazo ry'icyumweru ritangazwa, mbere gato yuko itangazo ry'akarengane ritangazwa, nshuti zanjye, muzasanga barambuwe. Mu gihe twumvise umuntu rero wamburiwe mu nzira y'umwami wacu, dukwiriye gukora ibintu bibiri. Icya mbere, ntitukagende tutifurebye ibyuma, dutware intwaro, dutware n'ingabo nk'uko tubisoma mu Befeso 6:16. Mu magambo make, numenya yuko umuntu yahuye n'ibibazo runaka, abadayimoni bakamukubita hasi mu kintu runaka, icya mbere, aho gutegura inkuru ngo ujye gusura kanaka inkuru ze uzamamaze, banza wibuke ko nawe wambaye ibyo yari yambaye, banza wibuke ko nawe umeze nk'uko ateye. Kubw'ibyo wambara imbaraga, kuko abamurashe nabo ni wowe bazakurikizaho. Ikindi cya kabiri ni ugusaba umwami wacu kugendana natwe, kuko byatumye Dawidi yishimira kunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Zaburi 23 aravuga ati Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena. Kubw'ibyo rero igihe turi kumwe n'Imana bikwiye kutunezeza. Nyamuneka nimwambare intwaro z'Imana kandi musabe Imana kugendana namwe, kuko nagira mbabwire ngo kuba kanaka yaragiye gusura umuntu akamutera inda, si uko utayiterwa ngo igufate. Kuba kanaka yaragiye kuganira n'umuntu w'umuyobozi akisanga yanyweye inzoga ahantu hihishe, si uko nawe utazinywa. Kuba kanaka yaragiye akisanga yabaye umwesikoro mu kazi runaka, si uko nawe uramutse ubonye akazi ukajya gukora aho yakoreraga. Reka mbabwire inshuti zanjye, igihe cyose umuntu ntuzamuseke, ahubwo ibanga ni rimwe. Uko ugenda nawe niko agenda. Abantu batandukaniye he? Ku isi hari abantu babiri, hari abantu bagenda bonyine, hakaba n'abantu bagenda bamaze kuririmba ya ndirimbo nziza ivuga ngo nyemerera ngendane nawe Mana nk'uko Enoki yagenze. Abo bantu byanga byakunda ku isi burije rwose ntihabona, yaba abapagani burije, yaba natwe burije. Ariko twebwe ibanga dufite ni rimwe, dufite ijwi ritubwira ngo nimuze mbageze iwanyu. Amen. Kandi ndagira ngo mbibutse yuko Mose mu gitabo cyo kuva 33:15, Mose yabwiye Imana ko atatera intambwe n'imwe atari kumwe n'Imana. Ariko uyu munsi wa none abantu batera intambwe yo gushaka batari kumwe n'Imana, abantu batera intambwe yo kugira amahitamo y'ahazaza batari kumwe n'Imana, abantu bahitamo ubuzima bw'ahazaza. Reka mbabwire, irinde gutera intambwe n'imwe utari kumwe n'Imana. Ubwira Imana uti nyemerera ngendane nawe. Ikindi kandi, iyo ugendanye natwe Imana, iyo igendanye natwe, ntidukwiriye gutinya abantu nubwo baba ari inzovu. Zaburi igice cya 3, Zaburi igice cya 27. Kandi ikindi, abibone batayifite, abibone badafite Imana, batagendana nayo, bagwa hasi. Iyo bamaze kugwa hasi, abibone, muze gusoma Yesaya igice cya 10:4. Abantu bibona mu bintu by'Imana, abantu bibona bakumva bagenda, bakumva bagira ibyo bageraho batari kumwe n'Imana, bakumva hari intambwe iyo ari yose batera batari kumwe n'Imana kandi bikagenda neza, bakumva batandukana n'Imana, bagatandukana n'ijambo ryayo, bagatandukana n'itorero ryayo, bakumva nta kintu bibabwiye, bagatandukana n'abantu b'Imana bakumva nta kintu bahombye. Aba ni abibone. Abibone rero badafite Imana bagwa hasi. Iyo bamaze kugwa hasi rero bajya munsi y'imbohe. Mu magambo make, aho kugira ngo ubu mwibone ugwe,
waba imbohe, kuko imbohe Imana izazibohora. Ikindi, bajya munsi y'imbohe kandi bakaba munsi y'intumbi. Iri somo reka ndisome ahari wenda ntaza kurivuga uko mbyiyumvamo, abantu bakagira ngo wenda ni amagambo yanjye. Yesaya 10:4, bazacishwa bugufi babe hasi y'imbohe kandi bazagwa babe munsi y'intumbi, nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Aba bantu bazahura n'akaga. Ndakwifuriza kugendana n'Imana. Mukristo arangije abwira Byiringiro ati iyo ntambara narayirwanye, kandi nubwo mbona ndi muzima, kandi ubwo undeba kubw'imbabazi z'Imana iruta bose, sinirata ubwanjye butwari. Nintongera kubona intambara nzishima, ariko ndatinya ko tutarageraho tutatererwa n'amakuba. Ubwo intare n'ingwe bitarandya, niringiye yuko Imana izadukiza umubisha wese tuzahura nawe. Mu magambo make, Mukristo arimo aravuga ati ubwo Imana yabinkoreye mu minsi yashize, ntibiba ari ubutwari bwanjye, ntabwo nabikubitira abandi, ariko nanjye ndacyafite impungenge z'ahazaza, ariko Imana yanesheje biriya, nanjye izaneshereza. Reka twihuta nkubwire, hari amagambo nkunda cyane ari mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, mu cyigisho cya 39 cyitwa Muba rimwe mu bagaburira. Muri iki cyigisho bavuze ngo iki ku bigendanye no kwizera guke. Baranditse ngo nyamara se ni kangahe imitima yacu yiheba tukagira kwizera guke, igihe tubonye ubukene dufite kandi tugasanga ubushobozi bwacu ari buke. Kimwe na Ndereya, igihe yabonaga hari imitsima 5 gusa n'amafi mato 2, turavuga tuti ibyo byamarira icyo abantu bangana batya. Akenshi turakekeranya tukanga gutanga ibyo dufite byose, dutinya ko byashira tugasigariraho. Nyamara Yesu aratubwira ati muba rimwe mu bagaburira, itegeko rye ririmo isezerano, kandi muri iryo sezerano harimo imbaraga za zindi zagaburiraga abantu 5,000 bari hafi y'inyanja. Magambo make, itegeko ry'Imana rivuga ngo niba rimwe mu bagaburira ririmo n'isezerano. Imana yiteguye kugira byinshi ikora. Ayo magambo ari kuri paji ya 250 mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose. Kandi muri icyo gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose, mu cyigisho cya 55, mu cyigisho cyitwa ubwami bw'Imana ntibuza ku mugaragaro, ni paji 342, baranditse muri icyo gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose ngo ntimushobora gusobanukirwa n'umugisha ukomeye mufite ubu wo kugira muri mwe Kristo, we bugingo n'umucyo w'abantu. Abantu ntibashobora gusobanukirwa umugisha bafite wo kumenya Imana, wo kwakira Kristo, kuba bamufite. Hazabaho igihe ubwo muzasubiza amaso inyuma mukifuza kubona imigisha mufite ubu ngubu yo kugendana ndetse no kuvugana n'umwana w'Imana. Mbega amagambo ababaje. Uyu munsi hari amahirwe dufite tutarimo kubona. Mu bihe biri imbere mureke mubanze bwire gato, mureke ubuhanuzi busohore. Abantu bazatangira kwifuza amahirwe dufite uyu munsi, ariko hari abazaba batari buyabone. Mu gitabo nanone cyitwa Intambara Ikomeye, Intambara Ikomeye, mu cyigisho cya 21 cyitwa Umuburo wirengagijwe, mu Ntambara Ikomeye paje 273, banditse ngo iki? Baranditse mu bigendanye no gusubira inyuma. Abantu basubira inyuma baranditse ngo umwanditsi wo mu kinyamakuru cyarebaga kure mu by'idini cyitwa Religious Telescope nawe yarahamije ati ntabwo twigeze tubona gusubira inyuma mu by'idini kuri rusange nk'uko bimeze ubu ngubu. Mu by'ukuri itorero rikwiriye gukanguka maze rigashakisha impamvu y'aka kaga, kuko umuntu wese ukunda Siyoni abona ko ari akaga. Iyo twibutse uburyo uguhinduka nyakuri ari guke cyane, ndetse hakanabaho agasuzuguro no kwinangira by'abanyabyaha bitagereranywa, bidutera gutaka tuvuga tuti mbese Imana yibagiwe kuba inyabuntu, cyangwa se urugi rw'imbabazi rwarakinzwe. Ibyo ntibishobora kuba bidaturutse mu itorero ubwaryo. Umwijima mu by'umwuka urimo uragwirira amahanga, amatorero n'abantu ku giti cyabo. Mbega amagambo akomeye bantu b'Imana. Umwijima mu by'umwuka ubu wamaze kugwirira amahanga. Leta zo mu isi, politike z'isi zifite umwijima wamaze kuzibundikira,
Amatorero, ubwo ndimo ndavuga amadini, nayo afite umwijima amaze kuyabundikira. Noneho n'abantu ku giti cyabo, kuko hari abantu bataba mu madini kandi hari abantu bataba mu bintu by'ibigendanye n'ibihugu bitandukanye. Kuko ibyo rero n'abantu ku giti cyabo umwijima urimo urababundikira. Ntabwo ku ruhande rw'Imana uyu mwijima watewe no gukurwaho k'ubufasha bw'ubuntu mvajuru, ahubwo watewe no kwirengagiza cyangwa kwanga umucyo w'Imana ku ruhande rw'abantu. Icyitegererezo gikomeye cy'uko kuri kigaragara mu mateka y'ishyanga ry'Abayahudi mu gihe cya Kristo, kubwo kwirundumurira mu isi no kwibagirwa Imana n'ijambo ryayo. Kwirundumurira mu isi, icyo ni icyaha cya mbere. Kwibagirwa Imana, icyo ni icya kabiri. Kwibagirwa ijambo ryayo, icyo ni icya gatatu. Imyumvire yabo yari yaracuze umwijima, n'imitima yabo itwarwa n'iby'isi n'irari, bityo bari bibereye mu bujiji bwo kutamenya ibyo kuza kwa Mesiya, kandi kubw'ubwibone bwabo no kutizera banze umucunguzi. Mu magambo make, abantu birundumuriye mu by'isi, bakibagirwa Imana, bakibagirwa n'ijambo ryayo. Imyumvire yabo izaba imeze nk'iy'Abayahudi mu gihe Yesu azaba agiye kugaruka. Nk'uko Abayuda batamenye kuvuka kwa Yesu, ni nako n'abantu benshi kugaruka kwa Yesu kuzabatungura. Iki gitabo kiratangaje, ariko biratangaje kubona hari umwijima wagenewe amahanga, hari umwijima wagenewe amadini ariyo matorero, hakaba n'umwijima wagenewe umuntu ku giti cye. Nshuti zanjye, nagira ngo nkubwire ngo ndasaba Imana kugira ngo ikurinde gusubira inyuma, kandi nubwo waba ufite intege nkeya, Imana ikurinde kuba nizerabuhoro. None bite se ko abantu bagiye gukomeza urugendo ari ba Ntabwenge? Nubwo abana b'Imana bari imbere bagenda baganira, dufite abandi batugenda inyuma ari ba Ntabwenge. Babwire ngo kugaruka kwa Yesu, abantu dukeneye ubwenge bw'Imana, dukeneye kuva kuri Ntabwenge byibuze tugahinduka nizerabuhoro, tukazava kuri nizerabuhoro tugahinduka mu Kristo, tukaba abantu b'intwari. Matayo igice cya kabiri, Matayo igice cya kabiri umurongo wa mbere kugeza ku 12 hatubwira ibintu byaranze abanyabwenge bamenye kuvuka kwa Yesu. Aba banyabwenge Bibiliya itubwira ko bayobowe n'inyenyeri, kandi inyenyeri ikomeye ni ijambo ry'Imana uyu munsi wa none dufite. Aba banyabwenge bari bazi kuramya, bari bazi kubohora imitwaro yabo. Mu magambo make, bari bazi gutura imitwaro, kandi barangiza bari bazi no gutura amaturo. Ibi ni ibintu ndimo kubabwira bigiye kuranga abanyabwenge muri iki gihe. Mbere bagomba kuyoborwa n'inyenyeri, ijambo ry'Imana. Bagomba kuba bazi kuramya nyakuri, nta kavuyo kagomba kuboneka mu materaniro yabo, nta kajagari, ntaki. Bagomba kuba bazi kubohora imitwaro, bakaba abantu baba bafite umudendezo. Bagomba gutanga amaturo. Imana igira ibyo ibabuza bakabyemera, kuko bagiye guhaguruka ngo bagende, Imana ibabuza inzira bajemo, ibacisha mu yindi nzira. Ugomba kuba ufite ibintu Imana yakubujije. Umunyabwenge uyu munsi wa none ntabwo arya byose, ntabwo yambara byose, ntago anywa byose, ntajya ahantu hose, ntanavuga n'ibintu byose, ntago yizera byose, ibintu bibonetse byose, ahubwo aracukumbura. Daniyeli 12 nanone Bibiliya yongeye kuvuga ku banyabwenge. Bibiliya yavuze ko Daniyeli 12:3, Bibiliya yavuze ko abanyabwenge bazarabagirana nk'inyenyeri iteka ryose, kandi bazahindurira abandi ku bukiranutsi. Mu magambo make, abanyabwenge bagomba kubwiriza ubutumwa. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 15, Bibiliya yongeye kugaruka ku banyabwenge, ivuga ngo iki? Bibiliya yaravuze ngo mwirinde uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge. Mu magambo make, abanyabwenge nibo bazakomeza urugendo, kuko bagomba kugenda nk'abafite ubwenge, ntibagenda nk'abadafite ubwenge. Ikindi kandi Bibiliya yavuze abanyabwenge kizabaranga muri no minsi y'imperuka. Abefeso 5:15 bacunguza uburyo umwete, nta mwanya wo gupfusha ubusa bafite. Luka 24 umurongo wa 45 ni igiki kizaranga abanyabwenge? Muri Luka hatubwira yuko Yesu yaganiriye n'abigishwa be yamaze kuzuka, abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe. Abanyabwenge bagiye kuba ari abantu begera Kristo kugira ngo abungure ubwenge, basobanukirwe n'ibyanditswe, bamenye ibyasohoye n'ibitarasohora, biyubake ku ijambo ry'Imana. Imana iduhe imbaraga kugira ngo iturinde kuba ba Ntabwenge, duhinduke abanyabwenge, kandi n'uwaba yizeraga buhoro Imana imwongerere kwizera, mu izina rya Yesu. Amen. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye urukundo rwawe, ubufasha bwawe, umunezero utanga, ubwenge utanga. Tugushimiye yuko byibuze uduha ubutunzi, kandi n'ubwo abambuzi twahura nabo
tugushimiye yuko uduha imbaraga zo gukomeza kugenda, ariko kandi ukaduha n'ubutunzi abantu badashobora kutwaka. Ndakwinginze kandi mwami Yesu kugira ngo utuyobore intambwe yacu twerekeza i Siyoni, kandi witeguye kuduha imbaraga n'ubushobozi. Muri iki cyigisho tubonyemo byinshi. Uturinde kuba ba ntabwenge, ahubwo duhindura abanyabwenge, kuko ni wowe ubitanga, kandi abanyabwenge nyakuri bazaba baca bugufi. Uduhe guca bugufi, uturinde kuba turi abantu baba bakomoka muri kiriya gihugu cya nyiranzi byose. Uturinde kwiyumvishamo yuko ibintu byose tubizi, ahubwo dutere amatsiko yo kumenya iby'ubwami bwawe, kandi umwanya wacu uba uwo gucukumbura iby'urugendo turimo. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.